umukecuru nawe uko twakacumbitse ni umurozi twahageze nijoro tutabizi mutazi ko aroga yego noneho bwarakeye yarafite akana k'agakobwa katangiye kuba kangavu uwo mukecuru tugiye gukorera amafaranga saa sita tuje tugiye kubona tubona umwana araje ngo mama ngo bya bintu nabibonye uwo mukecuru ati hatiya ni ibiki ati do tubona ni umutubu nimwe bisimbuka bimeze nk'ibikeri ari umwana uwuzanye umwana we ubwo ntituramenya ko aroga arangije ati ushyiraho mu nda y'urugi noneho abo barozi bakora ibintu bibi nibo babikoze bose ubwo bwabaga ari uburozi barabarogaga bwabaga ari uburozi kuko bajyaga kwa muganga indwara ikabura ntabwo mwigeze mubitekereza mbere se ko bwaba ari uburozi byibura ngo munagerageze ko mwabavuza ariko muzi icyo barwaye cyangwa mwabimenye nyuma twabimenye nyuma ariko nyine abaganga batubwira ko nta ndwara umuntu akaba yabitekereza ariko ntimugire icyo mubikoraho kuko twabikoragaho urumva natwe ntabwo twaryamaga byageraga nijoro urumva ku mpeshyi ukumva imvura irimo kugwa ku mpeshyi ari igihe cy'izuba imvura ikagwa nijoro twaba turyamye ukumva imvura irimo ariko nyine imvura yagwaga ahantu hose ntabwo yagwaga ku nzu yanyu gusa ni ku nzu yacu bibaho se ni ku nzu yacu niyo mpamvu nyine ubwo habaga ari ku mpeshyi izuba nyine mu gihe cy'izuba noneho imvura ikagwa ku nzu yanyu gusa yagwaga ku nzu yacu ni ibyaduteraga byazaga iwacu cyangwa ubundi urumva ko ari ibintu by'imyuka mibi rero ukumva imicanga hejuru cyangwa ajya kumva ikintu cy'ikibuye ngo pu kirakubise ahantu nko ku nzu wabyuka ukakibura kandi noneho byabaga byagenze gutyo twabyukaga twese turi indembe mwarwaye urumva ko cyari ikibazo cy'abarozi ubwo mbona biranze mbonye mama amaze gufatwa twacukuye mu nzu imvura yaraguye yose uko naberetse ko ituruka ruguru iriya igwa ari nyinshi iraza ijya mu nzu ku buryo wahagararaga amazi akageraho ni ukuvuga ngo ibintu bimwe icyo gihe byinshi byaragiye amasahani ibikoresho bimwe byaragiye kugira ngo imvura itatwica kandi ubu maze kudutabara hano yarabibonye umukozi yirukanka arasimbuka araza aracukura nyine amazi aratemba warahagararaga amazi akageraho ubwo nibwo washyizemo inotiyo itiyo mama sinzi aho yagiye kuriya urabona hano hari urukingo icyo gihe amazi yari amanuye ibintu byinshi agisangayo mbona arakizanye ubwo amazi iyo abaye menshi acamo hano uburyo bwo kugira ngo bongere bapfumure iki twagishyizemo kugira ngo ibisimba bitazajya mu nzu bitazacamo bikagera mu nzu ubu se hano iri si mu cyumba iki ni icyumba ubwo amazi aramanuka ari menshi ku buryo agera no mu cyumba akinjira mu nzu akajya mu cyumba bakagaca hano agasohoka ubwo ni ukubyuka iyi mvura rero turabyuka noneho tugiriye hano no hejuru abama batera ashaje no hejuru ni ukuvuga ngo turabyuka n'abana tukicara ubwo mbese kugira ngo mubone amahoro keretse mu gihe kitari cy'imvura imvura itagwa kitari cy'imvura urabona n'aha hagiye haba ibyatsi kubera ahantu hose urabona amazi ni ibyatsi kubera ukuntu umuntu ahakura imvura igwa buri munsi bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka ngushimire by'umwihariko wowe wakoze subscribe ndetse ugatanga na comment mu biganiro byacu dukora umunsi ku wundi ndagushimira cyane ndetse nanababwira yuko wowe utarayikora ko wayikora kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi uyu munsi twatembereye twagiye ahantu hatari hafi ariko harya nyibutsa hano bahita gute muri Gatare hano ni mu Gatare Kagari ka Gatare Kagari ka Gatare niho turi nagiye gusura umubyeyi no mu mama wampamagaye ambwira ko yifuza ko twamusura kubera ikibazo cy'ubuzima afite ndetse n'imibereho ubwo rero twaje hano tuje kumusura kugira ngo tubashe kuganira nawe ibintu bigiye bitandukanye tubashe kumenya ikibazo afite ndetse n'ikibazo cy'imibereho kwabayeho niyo mpamvu turi hano kambanze mubwira basuhuze tuguhaye ikaze mu kiganiro mama ikagufashe nta kibazo yego murakoze cyangwa yifate nta kibazo
yego murakoze. Niko bimeze. Ibibazo twahuye nabyo kuva 2020 kugeza iyi saha. Ibibazo turabifite rwose. Wabanza ukibwira abantu amazina hanyuma wenda tukabanza tukagera mu rugo ukabituganira cyangwa tugiye twageze mu rugo. Murakoze. Nitwa Nyirasabimana Germaine. Yego. Reka ntacyo tumanuke twegere tugere mu rugo hanyuma turaganira neza twicaye tubona ku kazuba. Ari byo byiza. Komeza ntacyo umanuka. Komeza tuhagere ubundi ibindi nabyo bizakemuka. Imana niyo kugenza neza. Imana niyo kutugirira neza, niyo kudutabara. Wanambwiye ko amazi ajya batera mu nzu akagera mu nzu. Araza. Amazi araza menshi cyane, murabyibonera namwe muhagera murabibona. Ni ibintu bigaragarira amaso. Nambwiye ko mwacukuye n'icyobo mu nzu. Icyobo kirahari aho amazi anyura hamwe iyo imvura iguye kirahari. Kirahari icyobo. Ntacyo turaza kuza wenda no kuza kuhareba uko hameze. Tubashe kuhareba kugira ngo aca hano turuka ruguru ko muri izo ngo akaza agakata gutya akagera no mu nzu. Amabati nayo arava ndetse n'ibirebire. Ntacyo. Arava tukagera hanze kuri hano tukagera n'iyo mu nzu. Ndetse aba ari ikibazo. Nta kibazo noneho reka twicare ku gatebe hariya tubashe kuganira neza twicaye. Ndumva ari byo byiza. Twahageze mu rugo twicaye nagira ngo utuganirize uko mwageze hano gute, watuye hano ryari? Uko twageze hano ni ukuvuga ngo uko byagenze twagize ikibazo 2020 mbese 2020 nibwo mwaje hano. Oya. Twagize ikibazo, nta kibazo twari dufite mbere yaho. Ariko 2020 twari dufite umwana wigaga université. Umwana yigaga Kibogora Cyangugu, yigaga ishami ry'ubuganga. Yaburaga umwaka ngo arangize, aza mu rugo nta kibazo. Ageze mu rugo nyine vacances zarangira azagenda kuwa kabiri, afatwa kuwa mbere nijoro. Yego. Afatwa ata ku mutwe. Noneho kubera ko twari twegereye ivuriro aho twari dutuye, ubwo bamujyanye kwa muganga, yafashwe mu saa 7 z'ijoro. Byatangiye arwara umutwe. Ni umutwe yanapfuye ari umutwe nta kindi. Ubwo bamujyanye kwa muganga, agezeyo bamuha utunini. Namubwira ngo nibagera mu rugo batumuhe utunini. Ageze mu rugo batumuhaye. Ubwo hashize umwanya ahita yinjira muri koma. Ubwo mu kujya muri koma nyine yafashwe avuga umutwe. Ubwo babiranze kubera twari twegereye ivuriro, bahita bajya kwa muganga, bazana barantwari nyine bamushyiraho, bamusubiza kwa muganga. Yego. Ageze kwa muganga biranga, mu gitondo kuwa kabiri bahamagaje ambulance imujyana Ingarama. Noneho rero ambulance ihageze bamugejeje Ingarama, babona biranze, bati umuntu ni ukumwohereza i Gahini. Mu gihe bamushyize muri ambulance imujyana i Gahini abavuyemo umwuka. Birarangiye. Ubwo bya 2020 ku itariki 15 bamushyinguye kuri 16 z'ukwa mbere. Ubwo haciye icyumweru papa nawe barafashwe. Papa wanjye umbyara. Hashize icyumweru? Icyumweru kimwe. Nawe yafashwe, yahise afatwa mbese. We yafashwe gute? We yafashwe ni umugongo wagudutse. Noneho bigeze aho no kugenda biranga. We yarwaye igihe kinini, numva yafashwe 2020 muri uko kwa mbere ararwara. Yarwaye umwaka wose, yapfuye 2021 mu kwezi kwa 9 itariki 26. Nawe ari uwo mugongo gusa? Ni umugongo ariko nyine yagendaga yuma, amaguru aza kubyimba. Nawe bamujyanye kwa muganga biranga, ku byo bitaro byanze bamuha ambulance bamujyana Ingarama. Nawe
kandi bose indwara zaraburaga, baburaga icyo barwaye. baburaga icyo barwaye. Na papa nawe bagiye na Nyagatare. Nyagatare avuyeho baravuga ati rero ni ukuzaguha taransiferi yo kujyana i Kibungo kuko indwara ntabwo turi kuyibona. Muri iyo minsi rero mu gihe turi gushakisha urumva nta mafaranga, mama asaba kugira ngo babe bamujyanye mu rugo dushakisha amafaranga. Baramuzana bamugejeje mu rugo biranga, bamushubije Ingarama. Bamujyanye ku kigo nderabuzima biranga, bamusubiza Ingarama bwa kabiri. Cyokora agezeyo ubwo uwo munsi yagiyeyo yahise yitaba Imana. Ubwo byahise birangira. Byahise birangira. Ubundi nta ndwara ifatika yagaragaye. Yego. None urumva icyo gihe papa arwaye mu kwezi kwa mbere akimara gufatwa, haciyeho nk'ukwezi muri umunange nabo barafashwe. Nabo bararwaye. Yari afite urugo, yarabyaye rimwe. Nubwo umwana twe tumufite. Nawe yahise yitaba Imana. Nawe yarwaye igihe kinini, urumva ko bafatiwe rimwe na papa. Papa yapfuye mbere, we yapfuye mu kwa 9 2021. Dusigarana uwo nguwo wari wubatse urugo. Uwo wari wubatse urugo nawe yararwaye, bigeze umugabo abonye yarembye, we yahise amwirukana. Umunsi yamwirukanye nibwo yahise ashaka undi mugore, ubu bari kumwe. Ubu bakiri kumwe. Bahuriye mu mbuga, umwe yaratashye undi arinjira. Ikintu cyatumaga izo mfu zibaho zikurikiranye mwacitse kari nk'igiki? Urebye n'abagizi ba nabi. Nabi gute? Abo barozi bakora ibintu bibi nibo babikoze. Bose ubwo bwabaga ari uburozi barabarogaga. Bwabaga ari uburozi kuko bajyaga kwa muganga indwara ikabura. Ntabwo mwigeze mubitekereza mbere se ko bwaba ari uburozi byibura ngo munagerageze ko mwabavuza ariko muzi icyo barwaye? Cyangwa mwabimenye nyuma? Twabimenye nyuma, ariko nyine abaganga batubwira ko nta ndwara, umuntu akaba yabitekereza. Ariko ntimugire icyo mubikoraho kuko mutari mubizi neza. Ntacyo twabikoraga. Nuko ubuzima bukomeza gutyo, batatu baragiye musigarana. Uwo murumuna wanjye nawe uwo ngo wanyuma nyine wapfuye 2023. Tuva muri na kabiri twinjira na gatatu, nawe yapfuye ari mu kwezi kwa mbere 2023. Ubwo we nyine byaranze, twararwaje biranga. Ubwo biba ngombwa ko nawe yaratangiye guhinamirana, yararwaye n'ibisebe. Noneho mbwira mama nti reka tumujyane. Ni wowe na mama wawe mwabarwazaga bose? Cyangwa hari abandi bantu mwagiraga mu muryango bafasha? Uwo murumuna wanjye apfa wigaga university, nakoraga Ikinyinya, nakoreraga umuzungu ndera abana be. Noneho rero ubu papa n'uwo murumuna wanjye barwaye, mbona mama ntago azabivamo wenyine. Nahise nsezera. Ubwo twari kumwe na mama gusa. Kuvuga ko uwo nguwo yaguye iriya Ikayonza, yaguye Gahini. Twagiye Gahini nabo bashyira mu byuma bagasanga nta ndwara afite, banyohereza mu bitaro by'Ikibungo. Bitaro by'Ikibungo naho bamushyira mu byuma babona nta ndwara afite. Ubwo igisubizo cy'Ikibungo nyine Ikayonza nuzi Gahini babibonye bati noneho reka tuhereze i Kanombe. Bamambirasi tumujyana i Kanombe. Kanombe w'igisubizo kiziye cyaje hashize ibyumweru 2. Nabo baza bavuga ko kiza kivuga ko nta ndwara afite. Ubwo nibwo bansezereye barambwira ngo ni ntahe negereze. Ubwo ntabwo nari kumusubiza i Gatsibo. Ikayonza hariho murumuna wanjye niho namujyanye. Ubwo niho yaguye. Hanyuma ibyo byose birabaye mu buzima abantu, ni mu buzima bwakomeje bute kugeza mwisanze kuba muri zina nzu? Ubuzima uko byagenze byarakomeje. Uwo murumuna wacu amaze gupfa nyine wapfuye 2023. Mama nawe yahise afatwa ukuguru. Ngira ngo mwamubonye uko ari kugenda, ukuguru kumwe kwarabyimbye. Ubwo amererwa nabi, nawe namuzanye ameze nabi. Ku buryo iyo tugumayo, yego, ntabwo nawe aba yaragiye. Noneho mbonye bimeze gutyo, urumva natwe ntabwo twaryamaga. Byageraga nijoro, urumva ku mpeshyi ukumva imvura irimo kugwa. Ku mpeshyi? Ari igihe cy'izuba. Imvura ikagwa? Nijoro twaba turyamye kumva imvura irimo kugwa. Ariko nyine imvura yagwaga ahantu hose, ntabwo bwaga ku nzu yanyu gusa? Ni ku nzu yacu. Bibaho se? Ni ku nzu yacu, niyo mpamvu nyine. Ubwo habaga ari ku mpeshyi, izuba nyine mu gihe cy'izuba.
noneho imvura ikagwa ku nzu yanyu gusa. yagwaga ku nzu yacu, ni ibyaduteraga byazaga iwacu, cyangwa ubundi urumva ko ari ibintu by'imyuka mibi rero. ukumva imicanga hejuru, cyangwa ajya kumva ikintu cy'ikibuye ngo pu kirakubise ahantu nko ku nzu, wabyuka ukakibura. kandi niyo byabaga byagenze gutyo twabyukaga twese turi indembe, mwarwaye. urumva ko cyari ikibazo cy'abarozi. ubwo mbona biranze, mbonye mama amaze gufatwa nahise nkora uko nshoboye. papa rero akaba yarigeze kumbwira ati nubwo mbona ndi umubyeyi ariko ntabwo nigeze nshaka, mfite abana 2. papa arambwira ati rero reba aho igihe wahereye ukorera amafaranga, nakunze gukora akazi ko mu rugo bitewe n'ubukene, nabyirutse namenye ubwenge nkorera abantu, no guhinga narahingiye, umuhinzi ari 100 narahinze, ugeze kuri 100. watangiye guhinga umuhinzi ahingira 100 ku munsi uhingira 100, bahingirana 300. ndibuka nagiye guhinga mu Mutara, ngezeyo umwana wanjye yari mutoya, icyo gihe nibwo yigaga kugenda, kubera ubukene naragendaga ikigoroba nkahingira amafaranga, mu gitondo nkahingira amafaranga, ikigoroba nkajya guhingira ibyo kurya. noneho umwana wanjye namujyanye arwaye inkorora, ndibuka njye nshima Imana yamubambiye amahema. noneho mama arambwira ati niwe nugera mu Mutara ushake umuzi w'umunyinya umusekurire hanyuma umuhe, ati bigabanya inkorora. noneho tugezeyo hariyo musaza wa mama, atubonye aratwirukana, ndi kumwe na murumuna wanjye kugira ngo afashe kurera umwana. afashe umwana nawe hinge, noneho nanjye mpinge. ubwo ngubwo umusaza wa mama aratwirukana ngo ntabwo ngo ubutindi bwacu. ubwo hari hamaze kuba nijoro, twaragiye ducumbika ku mukecuru uroga ariko tutabizi. noneho urumva igitondo najya gukorera amafaranga, ikigoroba nkajya gukorera ibiryo, ari ibijumba cyangwa se ibishyimbo. nuko umukecuru aza kumbaza ati se uwo mwana wawe ko akorora bimeze gute? yarakororaga ku buryo iyo twabaga turi kurya twarabyihoreye umuntu akamureba. ndamubwira ni mama yarambwiye ngo nigera inanze ashaka umunyinya, ngo umuzi w'umunyinya ngo muhe. umukecuru nawe uko twakacumbitse ni umurozi, twahageze nijoro tutabizi, mutazi ko aroga. yego. noneho bwarakeye yari afite akana k'agakobwa katangiye kuba kangavu, uwo mukecuru. tugiye gukorera amafaranga saa 6 tuje, tugiye kubona tubona umwana araje ngo mama ngo bya bintu nabibonye, uwo mukecuru ati hatiya ni ibiki? ati do tubona ni umutubu, nimwe bisimbuka bimeze nk'ibikeri. ari umwana uwuzanye? umwana we. ubwo ntituramenya ko aroga. arangije ati ushyiraho mu nda y'urugi. noneho umukecuru arambwira ati se bukeye ati umuti urajya kuwuzana ryari? nimpingura saa 6 ndajya kuwuzana. ubwo wa mutubu waraye inyuma y'urugi. ari muzima cyangwa upfuye? barawishe. wari umutubu w'icyatsi ntabwo nzawibagirwa. noneho ubwo birangiye tugiye kubagara, umukecuru umuntu nakoreragaho arambwira ati ariko yahoraga bimbaza ko nakoreraga umuntu. ati uriya mukecuru mucumbitseho ati mupfana iki? ashaka kugira ngo atuburire nyine ko ari umurozi. navuge ni rwose nta kintu dupfana. akaguma bimbwira. noneho ku munota wa nyuma uwo mutubu waraye inyuma y'urugi. nuko uwo mudamu arambwira ati ngo nakoreraga ati mbabarira umbwiza ukuri, uriya mukecuru umupfana iki? namwe nta kintu dupfana, umuntu tugira icyo dupfana ni musaza wa mama utuye hariya haruguru. ati witwa nde? ndamubwira yitwaga Nzabarirwa. ngo Nzabarirwa ni musaza wa mama wawe? ndavuge nti ngo yaraguhemukiye. arambwira ati rero tumaze iminsi tubyigaho njye n'umugabo wanjye, ati uriya mukecuru mucumbitseho ati ni umurozi. ati abantu bacumbikayo, atari ko iyo uri butahe arakuroga. abitubwiye tugira ubwoba njye na murumuna wanjye. yego. abona turahahamutse. aravuga ati rero mwebwe mubikomeze nk'uko musanzwe mujyayo, ntimubimwereke. ko mwamumenya. turamubwira tuti ahubwo yazanye n'umutubu, ateje umwana yazanye umutubu, aza avuga ngo ambwira ngo ninjye gusabikira umwana umuti. ariko icyo gihe nyine yabimbwiye ari ikigoroba. nasubiyeyo umutubu warayaho. noneho icyo kigoroba naragiye njya mfata isuka ngo ngiye gukura wa mutubu. kubera Imana namanika isuka
bikanga wari ugiye kuwutaba se nangiye kuwukura ngo ngusebuke hanyuma nkumuhe umuti wa muti noneho sinarinda urumva ntabwo twari twakamenya ibyari ariko kubera y'amana nagiye kuwukura biranga pe wamuzi biranga namanika isuka bikanga ntimanuke nuko birangiye ubwo birananira nsubiye mu rugo umukecuru arivovota ngo urinjiji ngo reba uko umwana akorora ngo mbese angirira impuhwe byose nabimenye icyo gihe nsubiyeho kubagara ikigoroba nuko ubwo uwo mama arabimburira mpita mubwira ko twasize n'umutubu bawuzanye ati ngaho aho mwakabereye mwigeze mwumva umutubu uvura nuko ubwo aravuga ati mukore uko mushoboye muhave nahavuye mute ubwo nyine twararaye turara tubizi mu gitondo nabyutse njya gushaka inzu nayo nyibona inzu yaba ari inzu y'ibyatsi ariko idafite urugi ngewe nababaye kera inzu idafite urugi twashyiragaho inkoko mukara mukingisha ariko nyine twahungije amagara turaza tujya muri iyo nzu mugenda ntacyo batwaye narasezeye ahubwo arantonganya ngo n'ubundi ngo narabibonye ngo n'ubundi aritonganya ngo uvuye hano gute turamwihorera tugenda dusigara kwitonganya tujya muri iyo nzu y'ibyatsi nayo nta rugi rwari ruriho urumva ni mu mutarepfo twagezeho rero nabwo duhura n'akaga hajyaga haza igikoko cyarakandagira kukabyumva kigahuma kikaze kuri iyo nzu yanyu se kikaza kuri iyo nzu aho twari ducumbitse noneho twakingishaga inkoko gusa yonyine kikazenguruka iyo nzu y'ibyatsi gihuma ariko cyakandagira ukumva ni ikintu koko ntabwo mwashe kukireba se ngo umenye igikoko oya twagiraga ubwoba ariko ntikinjiraga mu nzu oya ntabwo kinjiraga mu nzu ahubwo bwarakeye tubibwira aho nyiri inzu nyunze aratubwira ngo ntituzanyeganyege ntituzagira ubwoba ubwo se iyo nzu mwakodesheje itagira urugi mukingisha inkoko mwakodeshaga bari bayiducumbikiye watangaga umuhinzi mwarahibahingiraga mukayibamo yego ubwo mwabahingiye igihe kingana iki mu gihe mwayimazemo twamaze ukwezi mubahingira nk'inshuro zingahe nyine ukwezi mu cyumweru wabahaga umubyizi umwe buri cyumweru ubwo icyo gihe umuhinzi yarageze kuri 300 ubwo umuhinzi niwe ahembwaga ubwo ubuzima buba burakomeje kugira ngo tuze kugera hano muri no karitsiye mutuyemo tumenye uko mwahageze nyine uko mwatuye hano hantu hameze gutya yego ubuzima komereza aho ngo wari ugeze nta kibazo ubuzima nyine igihe mwavuye aho ngaho mwabaga nyine twahamaze ukwezi ubwo nyine byabaye ngombwa yuko nyine ntaha ariko ubwo niko umwana yagendaga akura umwana amaze kugera mu myaka ingahe nibwo nahise njya mu kazi ko mu rugo nyine ukajya umujyana oya yasigaranye mama hari uburyo bwo kugira ngo nyine njye gushakisha nuko gutyo ngomeza gutyo bigeze ubwo nyine ejo bundi twagize ibyo bibazo akazi ko mu rugo icyo gihe baguhembaga angahe natangiye bampa 3 ku kwezi kubera hari kera mva ni kera mva kuri 3 ngera kuri 6 igihe gishira akiyongera keretse uriya muzungu niho bampembaga menshi nawe urabyumva ariko urumva narahavuye yego nyine bigenda gutyo nahavuye gutyo bitewe n'uburwayi nyine uko byagenze uko ba papa barwaye nabo barumuna banjye nabivuze kugera hano nuko nyine nabonye mama amaze gufatwa noneho papa yari yarambwiye ati rero n'ubundi igihe kizagera ubura imbaraga yari yarampaye akantu ngo nubona ubushobozi uzahubake uyibemo kuko ntabwo uzaguma gukorera abantu ubwo ngubwo niko byagenze mbonye mama rero bigenze gutyo kandi natwe nta buzima twari dufite nuko nguko nagateje nzahangaha nahaguze ari igihe cy'impeshyi nuko nyine mbona bimbayeho gutyo ni bya bibazo nyine mbona nisanze hano uhagura utazi ko ari gutya hameze ntabwo byahari ku mvura ntabwo nari mbizi noneho n'uwahangurishije ni umukobwa wanjye mubereye nyina wabo
ambera umwana mubi, ambeshya ko hari ibyangombwa ngo barabyandikishije ngo ariko ngo ntibirasohoka. ubwo mpagura muri ubwo buryo. Utabizi nta cyangombwa ufite? Byose nabibonye mpageze, amakuru yose nayamenye mpageze. Hanyuma kuri akuguru umukecuru arwaye kwatangiye icyo gihe kera kugeza na n'ubu ntabwo kurakira? Ntabwo kurakira, kwatangiye murumuna wacu wapfuye 2023 nyine umwana we nawe yahise afatwa n'amaguru, buriya yumva yokerwa aricara agasukaho amazi akonje agakugura aba yumva ari gushya. Aba yumva ari gushya. Ubwo icyo gihe cyose kugeza na n'ubu nta gihinduka ngo akire cyangwa ngo amaguru yorohe, ko nabonye hari no kwabyimbye? Nta gihinduka nyine, urumva ubushobozi nyine buranga bukabura. Byibura se utekereza ko agiye kwa muganga yavurwa gakira cyangwa n'ubundi n'izandwara nk'izaba bandi ba nyine umuntu yabanza akamujyana kwa muganga ukareba? Mufite mituweli? Mituweli irahari, usibye ko nayo igiye kurangira mu kwa gatandatu. Hanyuma hano hantu mutuye ino nzu mubamo muri bangahe? Ninde nandi mubanamo? Tuyibamo turi 6, abana banjye 2 n'abana 2 b'imfubyi turera, nanjye na mama. Ingana gute? Ni icyumba na salo? Ni ingana gute? Ni utwumba 2, ni dutoya. No icyumba kimwe nk'ubu ndyamana na mama, turyama ducurikiranye. Kandi kumbabwira nushatse mwahagera, ni ukuvuga ngo turacurikirana, reba ruguru ngiye nkareba hepfo. Ahandi rero haryama undi w'umuhungu w'imfubyi, urumva umwe n'umuhungu undi n'umukobwa. Umukobwa rero akarara muri salo. Ubwo ni imvura iguye nyine biba ikibazo. Hanyuma ikintu cy'imvura, imvura rwambwiye ko imvura igwa igaca amazi akajya mu nzu, mwacukuye n'icyobo mu nzu kugira ngo amazi ajye ahita agere hanze. Kugeza n'ubu ikibazo cy'amazi nta buryo kirakemukamo, cyangwa mu uburyo hari abantu babafasha kugira ngo byibura amazi atazajya bapfumurira inzu cyangwa yatwara n'ibintu mu nzu? Gukemuka nta buryo, ntabwo birakemuka. Uko urabona nta bushobozi, kandi niba bwaboneka ahangaha amazi wayakemura gute uko mubibona? Hanyuma imibereho yanyu kubaho, urumva mubana muri 6, inzu birumvikana ni ntoya. Hanyuma kurya, akazi bimeze bute? Urakora? Hari undi ukora mu bana kugira ngo icyo kurya kiboneke? Bigenda gute kugira ngo icyo kurya kiboneke? Urumva ni ikibazo. Gukora nta n'umwe ukora, yaba ari mama. Urabona ararwaye aranakuze. Yego. Ntabwo usibye Imana yonyine, n'akazi ntako. Kandi niyo nakabona, urabona mama uko ameze ntabwo namusiga. Abana byibura se bariga? Hari abiga? Bariga, ariko ubu amakayi ni ikibazo. N'ubu amakayi yarabashiranye. Hari uri butahe mu kanya arabageze hano, umukuru watahira rimwe nimugoroba. Hanyuma uravuze ngo kurya, uravuga ngo ni Imana, ariko wabitubwira mu buryo murya se ari uko hari aho wabonye ushobora guhingira bakagutwa kurya? I Kigali ntabwo wabona n'ahantu hinga, nyine dusobanure neza uburyo mubonamo ikintu cyo kurya, kuko urumva muri umuryango munini kandi muba mukeneye kurya. Tubwire wenda bigenda gute? Hano bagira neza se bagufasha? Bigenda gute? Abagira neza bo ntabo. Hari igihe ngira gutya nkajya hari Karama nkajya nashakisha uturaka, ariko ubu kutubona ntabwo byoroshye. Iyo ngize Imana nkahabona nkakorera nk'ako gahumbi. Nibihe biraka ubasha gukora? Nyuma nko gukubura cyangwa se kumesa. Ariko n'ubu nanjye mba numva imbaraga, kuko nanjye ndanarwaye. Mfite ibinini nywa by'ubuzima bwose. Hanyuma wambwira ku buzima bwawe, wa mugani uvuze ko narwaye, ubwo watubwira urwaye gute? Ni ubuhe burwayi? Ibyo binini nywa ni iby'iki? Bimeze gute? Ibinini nywa mbana na virusi itera sida. Mama nawe nubwo ameze kuriya nawe abana agira mu by'umuvuduko. Iyo virusi itera sida uyimara igihe kingana iki? Uyimara igihe kingana iki urwaye?
nyimaranye igihe kinini pe kuko batangira imiti ku bushake numva icyo gihe nari mfite abasirikare batangira imiti urumva ko hashize igihe ku bushake ni kera bayitangira ku buntu bagitangira kuyitangira ku buntu. none se ntabwo wigeze ushakaho? ntabwo nashatse wenyine ntabwo nigeze nshaka. hanyuma kugeza uyu munsi ubana n'ubwandu, hanyuma mama wawe nawe arwaye umuvuduko, urumva ko nyine mwese murarwaye nubwo nawe wenda ugerageza gukora ariko urumva ko ufite imbaraga nkeya. hanyuma ku byifuzo cyangwa icyifuzo waba ufite ku muryango wawe cyangwa wifuza kubwira abantu, hari abantu baba badukurikiye bashaka kumva ko hari icyo wenda umuntu yabafasha ku byifuzo byanyu cyangwa ikintu wumva bibakomereye cyane byagakemutse biramutse bikunze, ikintu wabwira abantu mbese badukurikiye? icyifuzo mfite cya mbere ni ubuvuzi. urabona kujya kwa muganga biratugora. nk'ubu mama randevu yo kujya gufata imiti y'imivuduko inaha biratugora. kugira ngo ajyeyo bisaba kuba byibuze afite nk'ibihumbi bingahe. ubwo ni ikibazo. ubu randevu yarageze ariko twabuze uko asubirayo kandi nanjye ni uko. ubwo rero icyo ni icyifuzo cya mbere. ikindi cyifuzo nyine urabona ubuzima ntabwo abo bana bakeneye kurya, bakeneye amakayi kwiga, mbega aba ari ikibazo. bakeneye kwambara. hanyuma wenda reka mama yabasha kutuganirizaho se yabishobora cyangwa kugira ngo nawe tumuganirizeho gatoya? mama yabibasha? ntabwo abishobora. ntabwo yabishobora? ntabwo abishobora. ntabwo abasha kuvuga neza? aravuga ariko kuvugira kuri kamera n'imikoro nta kibazo. hanyuma se kutavuze icyifuzo cy'inzu mubamo, ntabwo ushaka kuva hano, ushaka kwigumira hano? nibyo nari ngiye kuvuga. urumva aha hantu turi ni ikibazo. ni ikibazo cyane cyane aba bana mu by'ukuri n'ubu bamaze iminsi barwaye. ari uwo mukuru ari n'uwo mutoya bamaze igihe barwaye bitewe na malariya. imvura yatunyagiraga ukabona ubuzima mbese ntabwo bworoshye. bamaze iminsi barwaye. urumva aha hantu rwose umuntu wagira umutima ukunze, ndabizi ko imana iracyafite abantu bafite impuhwe cyane. imana iracyafite abantu ikoresha mu bantu bafite urukundo, bafite umutima w'urukundo. bose badufasha, batugirira neza bakadufasha. ni ukuri umuntu wese wakwitanga akadukura aha hantu, nzi neza ko imana yamugirira neza, wenda akagirira bariya abana batoya. rwose imana yamuha umugisha. umuntu wese wumvisha iki kiganiro akagira icyo akora, imana yamuha umugisha. urakoze kutuganiriza, ngira ngo abadukurikiye mwese ikiganiro bacyumvise. ubwo hagize impinduka tuzagaruka hano nihagira bishaka kuboneka impinduka nk'uko bivuze, kandi Imana ikorera mu bantu. ubwo tuzagaruka hano twongere tubasure, ntabwo tuzareka kubakurikirana, turebe uko mumeze, turebe nyine ubuzima uko bumeze, niba hari ikiri kugenda gihinduka. reka dusurize n'ikiganiro cyacu, twari turi kwasuye n'umuryango kugira ngo twumve ko bafite ibibazo byinshi bibaremereye, ariko nyine byose n'Imana ibikora. reka dusurize n'ikiganiro cyacu, tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.